Reka mbasuhuze kandi mbashimira kuba mukomeje gukoresha Musinga TV, iyi channel dukoresha twigisha amategeko y'umuhanda, muri abanyeshuri beza kandi ndabashimira bifuriza kuzatsinda. Uyu mwanya rero reka dukore imyitozo, ibibazo 5 nabateguriye tugiye gukosora, duhora dukora imyitozo kandi nyuma muzabona yuko ibi bintu ari ingenzi, mujye mubyitaho rwose ndabibasabye. Rero tugiye gukosora ibibazo bigera kuri 5 kandi mukore subscribe kugira ngo amasomo imyitozo bizajya binyura kuri iyi chaîne ya YouTube dukoresha bijye bibageraho bikabacika. Ngaho reka dutangire kandi mukurikire. Noje nkagupfukamira mfukama saba ikigongwe. Ikibazo duhereyeho kirabaza ngo imodoka yose itwara abagenzi ku buryo bwa rusange cyangwa itwara imizigo igomba kuba ifite akagabanyamuvuduko kayifasha kutarenza umuvuduko ntarengwa ku muhanda. Utugabanyamuvuduko tugomba kuba dufite ibipimo ngenderwaho byagenwe na utugabanyamuvuduko biriya bita ni speed governor. Ese zikoreshwa ku buryo bugenwa nande? A. Polisi y'igihugu. B. Ikigo cy'igenzura mu gihugu. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngaho turebe rero ngo igisubizo ni ikihe muri ibi bisubizo uko ari 4. Wahitamo ikihe? Jet planes in the night sky with you. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turasubiza kuri D kuko iyo dusomye mu igazeti ku ngingo ya 31 batubwira yuko ikoreshwa ry'utugabanyamuvuduko rigomba gushyirwaho cyangwa se rigenwa n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu gihugu. Rero ikigo gishinzwe ubuziranenge mu gihugu hano ntabwo birimo, niyo mpamvu dushyize ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo hariya kuri D niho twagombaga gusubiza. Ushaka kubireba neza wasoma ku ngingo ya 31 y'igazeti y'amategeko y'umuhanda. Ikibazo cya kabiri, iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, cyangwa iyo umuyobozi agombye guhagarika ikinyabiziga ahantu habujijwe guhagarara, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara, kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko hari ibitagomba kurangwa, ni ibihe muri ibi bikurikira? Hari ibinyabiziga bitagomba kurangwa ngo bibe byagaragazwa biramutse bihagaze ku nzira nyabagendwa muri biriya bihe batubwiye. Ni ibihe rero? A. Imodoka nto itarengeje ubugari bwa metero 2 na santimetero 10. B. Velomoteri. C. Ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Turahitamo ikihe gisubizo rero? Hagati ya A, B, C, D turahitamo ikihe gisubizo? Hano igisubizo ni kuri B, velomoteri. Iyo turebye mu igazeti ku ngingo ya 32 igika cya 6 batubwira ko ibinyabiziga birangwa byose uretse velomoteri ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. None hano A ntabwo ari cyo, igisubizo ni kuri B. C akaba ariyo yaba bavuga ko ari ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, none bavuze ko ari ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Rero ibinyabiziga bitagomba kurangwa ni velomoteri ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Muri ibyo bibiri rero baduhaye kimwe aricyo velomoteri, niyo mpamvu dushubije kuri B ko aricyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatatu, birabujijwe gukoresha amahoni cyangwa gusakurisha cyane moteri ahegereye. A. Inyamaswa zikurura. B. Ivuriro. C. Insengero. D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Dusubize hehe rero? Hano igisubizo turasubiza kuri A.
birabujijwe gukoresha amahoni cyangwa gusakurisha cyane moteri ahegereye inyamaswa zikurura, izikorera, izigenderwaho kimwe n'amatungo. Iby'amavuriro, iby'insengero mu igazeti ntaho wabibona. Ibyo rero tubibona ku ngingo ya 47 ku byerekeranye n'amahoni ndetse imburira zimurika n'imikandara yo kwirinda ibyago. Igisubizo ni kuri A, ibindi ntabwo ari byo. A niho twagombaga gusubiza. Ikibazo cya kane kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ibimaze kuvugwa ntibikurikizwa ku byerekeye: A. Itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga imbere. B. Amatara yo gusubira inyuma. C. Amatara ndangacyerekezo iyo ari igiharwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turasubiza he rero? Hagati ya A, B, C na D turahitamo ikihe gisubizo kimwe tugomba gusubiza? Ya nkumi yo kwa mwene Rubaduka yabajije nyina iti: ese mama umukobwa abona umugabo bigenze bite? Nyina araseka amusubiza ariko ati: mwana wanjye dore uracyari mutoya, tegereza iminsi ni mike. Hano turasubiza kuri D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cyakabaye kiri kuri A, havuga ko itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma, keretse iyo aba ari inyuma, ariko hariya kuri A batubwiye ngo ni itara ribonesha ku cyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga imbere. Rero iriya jambo imbere hakabaye hari inyuma, none badushutse ngo ni imbere. Niyo mpamvu rero dusubiza ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko iyo tugiye ku ngingo ya 75 ku gika cyaho cya kane, batubwira ko itara ribonesha ku cyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma ari ryo ritubahiriza biriya byo kuba amatara yagenda ari abiri kandi ari ubwoko bumwe, akaba yashyirwaho kandi ku buryo bugiye buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Igisubizo rero hariya kiri kuri D. Ikibazo cya gatanu ari nacyo tugiye gusorezaho umwitozo wa none kirabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi risa rite? Ibisubizo: A. Umweru. B. Umutuku. C. Ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo rero dusubize hehe muri ibi bisubizo duhawe? Ziriya mbibi zisigwa, imbibi z'inzira nyabagendwa zasigwaho irihe rangi kugira ngo tugende nta muvundo, tubone nyine ngo aba bagomba kugarukira aha, ibinyabiziga bigenewe aha ngaha, abanyamaguru bagenewe aha n'aha, ziriya mbibi zo ku muhanda ngo zasigwaho irihe rangi risa rite muri ayo mabara tubonye yose? Duhitemo ikihe? Inyoni zose zikaba hamwe mu misozi no mu bibaya. Hano igisubizo turasubiza kuri D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nk'uko tubona ku ngingo y'108 ku gika cya mbere, imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri ku muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Irangi ry'umuhondo ngarurarumuri niryo risigwaho, ntabwo ari umweru, si umutuku, ntirisa n'icunga rihishije, ariko ngo hasigwaho irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Nta nubwo wavuga ngo ni umuhondo, oya, ni umuhondo ngarurarumuri, ku buryo ari nijoro
ukarimurikaho iryo rangi n'ikinyabiziga n'amatara y'ikinyabiziga cyawe, ubasha kubona umuhanda uko ugiye uteye bitewe n'uko iryo rangi rikozwe ku buryo ngarurarumuri. Rero hakoreshwa umuhondo ngarurarumuri. Mwakoze, Imana ibahe umugisha, mukomeze mugire ibihe byiza kandi mwige mushyizeho umwete, muzatsinda. Ikibazo wagira wambaza kuri nimero za telefone nabahaye, kandi mwibuke gukora subscribe. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na mwarimu wanyu Maxime Kayumba. Ciao ciao.